Kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none wa mbere Gicurasi mwaka wa 2025 kuwa kane iragira iti ni ngombwa kuba umucyo umurikira isi. Ni ngombwa kuba umucyo umurikira isi. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 400 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti Yesu araduhamagara.
haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi aramfashije aravuga ngo nubwo utazi gushomoka cyangwa se nubwo utari intyoza kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nuko umwinginge agufashe uti mwami nyigisha. Kane aravuga ngo hataboneka muri mwe uvuga ko ananiwe, udushoboza ni Yesu, ukunda ibyiza byose dukora. Iyo dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete, maze ishize tuzavuge tuti mwami utwakire. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza kubwanditswe na Matayo, ibice ni 5 umurongo 14 tugeze kuri 16. Haravuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abakristo ni umucyo w'isi, bahamagarirwa kumurika ahari umwijima. Akamaro k'umucyo ni ukumurika ahari umwijima, kugira ngo abari muri wo babashe kubona. Yesu abwira abigishwa be ati, muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose, ngo abe ariko umucyo wabo ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yabo myiza, bahereko bahimbaze Data wo mu ijuru. Ntabwo agakiza twahawe ari ako kubika cyangwa se ari ako guhisha cyangwa se ko ku munwa. Tugomba gukizwa mu mwuka no mu bikorwa, kandi no mu guhamya, ndetse no kwera imbuto zacu zigatuma benshi bahimbaza Imana kandi bagahindukira bakava mu byaha. Hari abakristo bumva bakizwa muri silencieux, hari abakristo bumva bibera aho ngaho batagomba guhamya ko bakijijwe, bakabihisha bagatinya no kubivuga, bikabatera isoni. Ni ngombwa kwimenyekanisha. Nta muntu wabasha gucana itara ngo narangiza aritwikire arihishe. Akawa mugani uvuga ngo nta watwika inzu ahishe umwotsi. Nukwiye guhisha ko ukijijwe, ugomba guhamya mu bandi. Nubwo waba utari intyoza, utafite amagambo menshi yo muri Bibiliya, ariko ugomba guhamya ko wakijijwe, ugatanga ubuhamya, abwira abandi uko wavuye mu byaha, uko Yesu yagukijije. Hanyuma warangiza ukababwira uburyo Yesu yakoze ibitangaza muri wowe, agahindura ubuzima bwawe. Hanyuma abandi nabo bakabasha kugukurikira, bakaza kuri Yesu. Erega nubwo utinya kubivuga, byaramenyekanye ko wakijijwe, uri umurokore, uri umukristo. Byiza nuko uhamya mu bandi, kandi uvuga ko ibuka ko Yesu yavuze ko utazamuhamya mu bantu nawe atazamuhamiriza imbere ya Se. Mbese ujya ubasha guhamya mu bataramwizera ko ari umwami n'umukiza wawe? Tangira none ubikore, nawe uzabiherwa ingororano. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasabye kugira ngo ugire imbaraga zo kugira ngo tube umucyo umurikira isi, kandi tubashe guhamya yuko ari wowe umukiza wacu, ari wowe wadukuye mu byaha. Urakoze, urakarama. Fasha uyu mwene data umuha imbaraga zo kuguhamya kandi zo kuba umucyo. Shimwe n'icyo rikomeze ku byawe none iteka ryose. Dusenze nizeye izina ryawe ryera, Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, bishumba kuri torero
The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana yamari kumeze kubana namwe mwese bene data, bifurije kugira umunsi mwiza na kazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.